Benshi dukurikirana inkuru yitwa urukundo rw'amayobera. Ese waba uzi buryo ki ino nkuru y'urukundo rw'amayobera yaba yaratangiye tukayandika ubundi tukayirikodinga tukayinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ari nayo yanyu? Ikaze muri kino kiganiro ubundi usobanukirwe buryo ki twanditse inkuru y'amayobera. Icyo musaba ni kimwe gusa, no kukireba kuva ku munota wa mbere kurinda ugeze ku munota wa nyuma. Ndabaramukije kandi ndabasuhuje, mbahaye ikaze mwebwe mukunda ibiganiro binyura kuri YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mwibuka gukanda subscribe umufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Iyi ni inkuru y'amayobera. Umuvandimwe witwa Cyusa ni umwana rwose wari warakure mu buzima bubi kandi bugoye cyane, aho yaje kubura iyaba ubundi akaza gufata Facebook ze. Ubwo ndabara zino mbuga nkoranyambaga nibwo yaje gufata Facebook, yemezamo application ya Facebook muri telefoni yiwe. Hari ukuntu ugenda ucata n'abantu bikarangira mumenyanye. Haje kugaragara umwana w'umuhungu, ubundi arangije aramwandikira amubwira yuko afite akazi ashaka kumurangira. Ubwo Cyusa kubera yuko nawe yarari mu buzima bugoye kandi butangaje, ubuzima butagira ibiryo, ubuzima bugoye cyane, ubuzima budafite aho bumuraza kuko yirabwiraga akarara habonye nk'inyoni. Umuvandimwe witwa Cyusa icyo gihe yaje kubifata nk'igisubizo, aravuga ati ni ukuri ndasubijwe. Akimara gutekereza amwe muri ayo magambo nibwo yaje gufata umwanzuro, ubundi arangije ajya i Kigali guhura n'uwo umuntu bacitaga kuri Facebook kugira ngo amurangire akazi. Buriya bajya bavuga ngo kuva mu cyaro ujya i Kigali biba byiza cyane, ariko nanone gikarushaho iyo ubonye ikikujyanye. Ariko nanone kenshi na kenshi amahirwe menshi aba ari ukubura ikikujyanye. Nibwo umuvandimwe witwa Cyusa yagiye, ubundi akigera i Kigali buri wabonye wese akamunyuraho ati se ni waba uri wa wundi wandangiye akazi? Bamwe na bamwe bakamureba bakamwita umusazi, abandi bakamureba bakamwihorera, abandi bakamucira bakamukubita inki n'imigeri. Ubundi Cyusa noneho Kigali mu bana Kigali amera nka wa muntu wamburiwe Mbarara ubwo yaragiye i Bugande. Cyusa yaje guhagarara uruhande rumwe, ubundi agahinda karangije karamwica. Ubwo yari n'isakoshi mu ntoki, yaje gukubitana n'umwana w'umuhungu w'umugira neza, niwe waje kumwumva. Ubundi arangije aramusuhuza, aramubaza ati amakuru yawe mukobwa? Ati ko ndewe umeze nk'ufite ibibazo. Ese ibibazo wabitewe n'iki kandi mbona umeze nkaho ukiri umwana? Cyusa yaje kumutekerereza, aramubwira ati ubwo nafataga telefoni yanjye nimugoroba naje gufungura internet, umuntu aranyandikira, twamenyaniye kuri Facebook. Nibwo yaje kundangira akazi mu mujyi wa Kigali. Nanjye kubera yuko nari nkakennye kandi nari nkakeneye mbayeho mu buzima bubi kandi bugoye cyane, ndavuga ati ngomba kugasamira hejuru nakubitekerezaho. Nibwo uwo mwana w'umukobwa Cyusa yaje kumutekerereza urwamubayeho, amubwira buryo ki yaje kuburana n'uwo muntu wamurangiye akazi, maze ubundi ibintu biramucanga. Uwo mwana w'umuhungu ni umugira neza cyane. Nibwo yari yigiriye mu kazi ndetse ari kumwe na mushuti we MK Original, araza aramusanga bari kuganira. Nibwo MK Original yaje kurasa ku ntego, ubundi arangije abaza uwo mushuti we w'umuhungu, aramubwira ati amakuru y'uyu mukobwa? Ati se umukobwa bitebye amakuru ye ko mbona ari hano ameze nk'umunyabibazo. Umwana w'umuhungu yaje kumusobanurira icyamuzanye mu mujyi wa Kigali, yuko aje gushaka akazi ariko ako kazi akaba yakabuze. Nibwo MK Original yaje kugira umutima ukunda kandi ufasha. Ubundi arangije aravuga ati ese wanyemerera gatoya nkakoringa barumuna banjye na bashiki banjye nko bakeneye umukozi nkamujyana mu rugo akazajya ahakorera? Umwana w'umuhungu yamubwiye ati waba ugize neza cyane kuko size ngizi nafite akazi ari bukore kandi nafite iyo ari burari. Ati rero urumva yuko wamufashije cyane. Nibwo MK Original yaje kwibeta ku ruhande gatoya, ubundi afata telefoni yiwe avanamo password, ajya mu mazina, ubundi arangije aramuhamagara. Ubwo yarebaga muri contact yabangije kuza kubura inomero z'uwo yagahamagaye ari we Diane kugira ngo amuhereze ikaze muri ako kazi amubashirize kwinjira mu rugo. Ariko MK Original kubera yuko yarazi yuko iwabo barangije kujya hanze kandi Kayira na Diane bakeneye umukozi, nigeze atekereza kabiri nk'umwana w'umusore bashije basinze urugo. Ubwo mbega niwe mugabo muri ya rugo.
yaje gufata umwanzuro ubundi arangije aramuhamagara. Nibwo yaje kumubura ku murongo wa telefone, arangije aravuga ati nubwo rwose Diane mubuze, wa mwana w'umukobwa ngiye kukujyana mu rugo ubane n'abandi kandi ukore, kandi nifuze yuko uzaba umwana mwiza. Uwo muvandimwe nibwo baje kumufata ubundi barangije bamujyana iwabo wa MK Original na Diane ndetse na Keira. Akihamugeza yabanje gusigara ku irembo, ubundi arangije yinjira mu nzu. Nibwo yaje kumubwira ati mbazaniye umukozi. Diane yahise atangira kubikomeza, ubundi arangije abihindura intambara kubera ya mahane yiwe. Arangije aramubwira ati se uwo mukozi ameze ate? Turashaka umukozi mwiza, turashaka umukozi ufite nyashi, turashaka umukozi uteye neza, uzajya gutekera ibiryo koko umuntu akabirya. Umwe muri wa muhungu w'inshuti ya MK Original yaje kumubwira ati nyashi sizo ziteka, ubwiza si bwo buteka, kandi nanone si bwo buteka ibiryo biryoshye. Ese ubundi bitebye amakuru yawe, umeze ute Dia? Umeze neza? Ese ubundi wabaye iki ko numva uri kuvuga gutyo? Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo, agahinda kamwishe cyane, ubundi ibintu biramucanga biramuyobera. Nibwo uwo mwana w'umukobwa akinjira mu nzu yaje, ubundi akihagera abicara muri salo. Bakimara kwicara muri salo, ubwo yari Keira, Diane, MK Original ndetse na Cyusa ariwe mukozi waje muri urwo rugo, ndetse na wa mwana w'umuhungu w'inshuti na MK Original. Diane akimubona yatangiye kumushihura, ndebera ka gakobwa azanye, ndebera wa mukozi azanye, nta nyashi, nta bwiza, nta nzobe, nta gikara. Ese ubundi muko wowe uri muntu ki? Amakuru yawe umeze ute? Se uteye ute? Ubundi bakuzanye hano gatiki? Ese ubundi uje kumara icyanga? Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, nukuri Cyusa agahinda kamwishe, ndetse n'umwe muri wa mukozi wari wamurangiye aho ngaho na MK Original na agahinda karamwica. Nibwo yaje kumubaza ati ariko se Dia, ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Bitebye amakuru yawe ko wambwiye yuko ukeneye umukozi nkaba muzanye. Diane ati si uyu nguyu nashakaga, uyu nguyu si umuntu, uyu nguyu si mukeneye. Ese ubundi amakuru ye bitebye ateye ate, ameze ate? Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo, nibwo Keira yaje kugira igitekerezo, arangije ashaka kwakira uwo mwana w'umukobwa ngo ni Cyusa. Aramubwira ati saizi ngizi dufite amata, dufite icyayi, dufite kompasi. Ubwo ndimo ndavuga ni igikoma ku bantu batayizi, nuko nyine nta muntu w'umugabo wivuza ibigwi mu kunywa akantu k'agakoma iyo ufite ubwanwa ntukabuzunguze mu gikoma. Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo, Diane yahise ahindukira na Keira atangira kumushihura ati ibyo byose uri kumubaza ni iby'iki kutemerewe kubigeza ahangaha? Akimara kuvuga amwe muri ayo magambo, Cyusa ibintu byamuyobeye cyane, ubundi aratungurwa, ya nkuru koko ibagaterera nzamba. Nibwo Diane yaje guhamagara MK Original, aramubwira ati vayo tujye ku ruhande tubanze tuganire. Bagiye koko baraganira, ubundi akimara kuhagera ya nshuti ya MK Original yaje kumubwira ati ese kuki mwadusize twenyine muri salo mugasiga turi kuganira twenyine, ubundi mwari mugiye kwenda iki? Nibwo Diane yaje kumubwira ati ntago umuntu yakora ikintu atatekerejeho, ati twari twabanje kujya kubitekerezaho, ariko dusubiye inyuma haruguru gatoya umuvandimwe witwa Cyusa we yasigaranye ubwoba bwinshi cyane, ariko kuvuga ati cyangwa nisubirire hahandi. Ariko wamurangiye akazi we agakomeza kumuhumuriza amubwira ati wigende, ndabizi ko bizashira biriya, ati wabo bagiye hanze, atari ko n'abana beza umunsi baje bazagufata nk'umwana mu rugo. Umuvandimwe witwa Cyusa mu gahinda gakomeye cyane yaje gutukwa, aratotezwa, aratonganywa, ariko kubera yuko nta handi hantu yari afite ari bwerekeze, yakomeje n'ubundi gushinga iryinyo ku rindi, ahama hamwe yemera guhangana nabo. MK Original nibwo yaje gusohoka, ubundi Cyusa we arangije ajya mu kazi. Nyuma yuko avuye mu kazi yaje ubundi arangije aricara akiruhuka, nyirabuja ariwe Diane wigize we araza arahamusanga, aramubaza ati kubera iki wicaye? Amubwira nabi cyane, aramutuka, aramutoteza, ariko muri uko kumutoteza akazi kose yari yakarangije. Nibwo Cyusa yaje kumubaza ati ndangije gukoropa, gukubura nabisoje no koza ibyombo, ese mabuja mwiza uragira ngo nkore iki? Diane yamwutse nabi, aramutuka, asiga no kumutuka. Muri uko kumutuka ariko MK Original yari ari inyuma ya Diane. Nibwo yaje ubundi arangije asanga ari kumutuka, nibwo yaje kumubaza ati
Diane ufite ikihe kibazo? Diane ati ikibazo mfite ni kimwe gusa, ese ubundi waje ryari, bite byawe, amakuru yawe ameze ate? Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, umuvandimwe witwa MK Original nibwo yagiye kuri Cyusa atangira kumuhoza amarira amukora ku maso amuhanagura. Cyusa abona yuko bamwitayeho cyane. Ubwo ariko Diane yarari aho ngaho, inkuru yabaye agaterera nzamba, ari kumutuka cyane, ari kumutoteza, agahinda kamwisha. Ese ubundi biraza kugenda gute? Iherezo ry'ino filime ni irihe? Ubu icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni ukuzajya ubana natwe buri munsi buri gihe, kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe igucika. Inkuru nk'izi ngizi zo ni akagaruka zizajya zinyura kuri YouTube yitwa MK and Kamariza. Ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tunyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu, ndetse ari nayo yanyu. Komeza kugubwa neza, umunsi mwiza, ibihe byiza, kwezi kwiza, ndetse n'umwaka mwiza. Ibyo ngibyo nibyo mbifuriza. Ciao ciao, kandi mujye mumenye ko tubakunda mwebwe mukunda inkuru n'ibiganiro byacu binyura kuri no YouTube channel yacu, ndetse ari nayo yanyu. Ibuka gukanda subscribe, like, share na comment.